Usko nayihindurije? Kapuzi ko wayihindurije koko ntabwo nari nabibonye. Utari wambwiye. Sinzi ibyo narebaga. Kanyambare neza. Njye ndumva irimo kunyweka pe. Sibyo? Okay. Sorry boss. One Line Travel igisubizo ku bashaka gukorera i Dubai. One Line Travel ibafitiye akazi gakurikira: security guards, construction workers, office cleaners, motorcycle delivery n'indi mirimo itandukanye. Gana ibiro bya One Line Travel biherereye downtown imbere y'imodoka zijya i Nyamirambo, cyangwa ubahamagare kuri 079 32 20 33 0. One Line Travel, fly with a smile to achieve your dreams. Harya ni wagape? Yego. Wari umeze neza? Umeze neza nta kibazo. Uriteguye akazi? Biteguye. Okay. Ubu nari nabicishije amaso reka ndebe. Ko abantu numva habuze ubakira cyangwa bana baha nabo rero maze. Okay. Harya muri civil wavuze ko wakoze nakoze ahantu henshi hatandukanye. Za Kicukiro cyane cyane ariko nakunze gukorera za Kayanza. Okay. Nari nabibonye wakoreye mu tubari tudafitemo amaresitora. Ko kabazo mfiteho yagucishemo amaso kikubonye mbwire n'imendo dukoresha. Meme. Wihagarariye icyo utari bushobore mbaze. Ndakoze n'ikibazo. Ngira ngo akabari kamwe niko wakoze mugafitemo na resitora. Oya. Hari ahantu nigeze gukorera Kayonza twagiraga ibintu byose. Twagiraga bife. Ariko ibyo ntabwo bigoranye. Ntabwo bigoranye ibyo bana bikumenyereza gusa cishamo amaso urebe. Ndi kubona ko n'ibiciro bisanzwe ntato kumenyerezwa kubera ko ngiye maze igihe kinini nabikoramo ndabimenyereye nta kibazo. Cyane tugiramo n'abanyamahanga nyine no kugira ngo nyine uzajye umenye uko bakubwiye kuko ntabwo haryaza atazi n'ikinyarwanda. Ndatekereza ko muri CV yanjye babonye ko kandi ndashaka yuko ba special apana kuzumbaza ngo bimeze bite ngo bansabye ibi buryo ukanzanira ibintu muri biro ya sibyo? Okay, that's right. No ndumva ibintu bimeze neza. Yego. Nditeguye cyane. Ahubwo se ikijyanye n'umushahara uburyo mukora kumukase bimeze gute? Okay. Kana nakibagiwe post yawe se uwita? Yego. Okay. Check ibintu byose biriho. Suzi gusoma? Yeah, ndabizi. Okay. Iyi ni time table. Ni ntuza ni gahunda zose z'umukozi uje kugira ngo bari bibagiwe kukaguha kwanga sinzi. Umukozi. Ugira ikibazo mbwira impungenge ariko nzi ko ibintu byose ari sawa. Tugira off imwe. None se ko mbona kuri ino time table y'umuweta nubwo mugira off imwe mu cyumweru. Harya ndasiko mbona hari abakozi babibonye. Ko twajya dusimburanwa se arano kuri post y'abawaiter ni abakozi babiri ariko urumva nose aho hose aho ni abakozi rega ntabwo tugira abawaiter gusa. Ino ntuza umaye hariho umuwaiter umwe akabaho n'umukashiya umwe. Ntabwo inge yari y'abawaiter gusa cyangwa mwamwibishye kuko oya iyi niyo
wewe ntabwo uri kubisobanukirwa. Urabona utudukadere yego ahangaha abarimo hari abo mu rwego rwo hejuru buno ni business riga ifite abantu bashyizemo amasheya nuko naguhaye ibintu byose bya business. okay aho ubundi off irimo ni umunsi ugomba gukora. Urabona amafaranga twayikora kandi ubona tubahemba neza. Ugomba gukora sibyo? Hari ikindi kibazo ufite? Ikibazo mfite ntabwo ari ikibazo makuru nasabaga, nta kuntu nafasha wenda nkajya nduhuka kuwa gatatu kubera ko mfite ishuri. Ibyo biroroshye ni ukuvugana n'uwo mukora muri ntuzimwe. Ushobora kuba ufite gahunda ugasimburana gutyo. Ibyo nta nubwo ari ngombwa kubimbira cyambere nuko mbona umukozi. Hanyuma se kubijyanye n'igihe wenda umuntu agize impamvu runaka twishyura off cyangwa umuntu yasaba ubushaka memo iyo igihe usibye mu gihe kitari cya off. nagize impamvu wenda narwaye cyangwa se nagize gahunda zitunguranye tangiye kuvuga ibintu byo kurwara utarwaye tuzabimenya warwaye. Utarwaye oya ibyo ntabwo ari ngombwa kubibaza akanya. Nkubwiye ngo twakorohereza n'ejo wahita urwara. Ubwa mbere se tugeze abakozi bameze gutyo? No. Ngiye nshaka akazi kubera yuko nzaberera imbuto muzabibona. Okay, reka ibi tubireke. Ko nabonye ufite experience ubundi ababosi mwakoranaga gute aho wakoreye bwa mbere? Twakoranye neza nta kibazo twigeze tugirana. Okay, biragaragara n'ubundi uri umwana mwiza. Nuko nyine ari ubwa mbere conversation n'umuntu mugiye gukorana bwa mbere niko bigenda. Murakoze. Okay. Ya dape medium. Medium. Okay. Kirebe barakuduteye imyenda itagukwiye. Ngende nambara imite nagira akazi. Ambara ntago ari ngombwa ngo uragenda ujya hese. Ambara nta kibazo. Hari ikibazo? Hano se? Hari ikibazo gihari. Twebwe usabira ikibazo. Kanjye kwambara hari. Oya. Kwambara hano nta kibazo kirimo. Kanjye kwambara hari. Nta kibazo kirimo. Sibyo? Yesu utinya umuntu muzakorana. Utinya umuntu muzakorana. Ari umugabo. Nta kibazo kirimo ambara. Kwambara. Sinjye nawe nta kibazo. Narebe kubereye. Oya reka njye kwambara hari. Mu cyumba kindi. Yambarira hano nta kibazo ari. Nta kibazo kirimo. Mbanze nanayireba. Biro yanjye nta muntu ujye yinjiramo adakomanza. Ambara nta kibazo. Nta kibazo. Usko nayihindurije? Akapuzi ko wayihindurije koko ntabwo nari nabibonye. Utari wambwiye. Sinzi ibyo narebaga. Kanyambare neza. Kubwira akantu kamwe. Uteye neza. Merci boss. Abakiriya banze bazaza biruka. Urakoze boss. Uharya mu rugo ni? Mu rugo ni mu majyepfo. Ariko uzajya uba hano hafi? N'ubundi ntuye hano hafi, njye ntuye hano mu Gatenga. Okay, byiza. Urabona ko iyo myenda wagira ngo neza twari turi kumwe. Wagira ngo twari turi kumwe bari bapimye pe.
Sha. Kakura itujyamo neza pe. Yesu utaza. Hagire neza. Okay. Kiza subuhina. Uraberewe. Wabibonye? Wese wabibonye se? Murakoze. Ese wowe watinyaga mu cyumba ubonye hari ikibazo? Nta kibazo. Nta kibazo kikagira. Nta muntu wakwigiranira. Yego. Turn around. Wow. Yambere. Cyane. Okay, murakoze. Sawa. Ku gahunda nyine ni akazi. Ngo reka nangire. Tangira nyine iraha ubombe. Shubitse. Nziza. Amakuru Meza. nitwa Gabi, wowe witwa ndetse? Nanjye nitwa Debora. Uri mwiza? Murakoze. Ni wowe mwiza. Oya. None se akazi hano biba bimeze gute? Ubwo se mfite amatsiko ngewe. Ariko noneho akazi bagatangira muri office. Oya. Ntabwo nagatangire muri office. Nayo ndi kuvugana na boss. Ugana boss isaha yose uvayo wanambaye uniform nose ntabwo uzaho changing n'umuziba. Bibaza n'ukuri. Njyewe nari ndi kuvugana nawe biba ngombwa ko amereza uniform mpita nambarirayo. Wow. Ahubwo nari nje Wambarira muri biro ye. Aha. Mbese hari ikibazo kwambarira muri biro ye? Mba mubwiye sinzi wenda uko wenda wakoraga byari bimeze n'iki. Gusa icyo nakubwira cyo. Mu boss umwitondere. Nje maze igihe hano ibintu byinshi byanandabizi sibyo? Ashobora kuba guharaye mu minsi mike ariko mu cyumweru kimwe ugasanga kano kazi ntabwo kikarimo. Ntutemenye ubwenge. Mukora icyakuzanye. Kano kazi urakabura. So washaka akazi? So rero ita ku kazi kawe fokasinga ku cyakuzanye. Ibintu byo kujya kwikaraga imbere ya boss n'ibyo byose. Ibyo bintu bireke inshuti yanjye ntaho bizakugeza kuko nanakona n'umukiriya. Nakubona n'umukiriya uri kumwitaho wicaranye nawe n'iki. Kubera icyo uri kumbwira ibyo bintu ntago namwikaraza imbere. Sorry nakubwiraga. Ntaho bihuriye. Okay njye mbaye nyine nkurawe hakiri kare. Hato batazakwirukana ukangutse sinamenye ukuntu bimeze ariko icyo nakubwira cyo aramutse nakubonye wicaranye n'umukiriya hariya. Muri gusangira cyangwa ibiki. Sheri nta munsi wahamara muri tutaha. Uzabakoze amaze gutakubangana. Nutitonda ahubwo wowe takubayeho. Nakoze kongera inama. Narinje nyine ngo unembereze hano nyereke ibikorwa n'iki. Sheri mba mubwire rero. Mfite ibintu byinshi ngiye gukora ariko hano hari menu yacu wareba nyine ibiciro birimo specialty yacu yo mu gikoni ibyo kunywa uburyo tubitangamo gukora facture uzajya umbwira nzi nyigukorera nta kibazo. Wowe buriya kuri menu byige neza hanyuma hari ibyo ngiye kujyamo ndagaruka nkwereka ibindi nyine uko akazi gakorwa sibyo. Icyo nari kukubwira ngira ngo unembereze nyine ndeba ko ndaza kubikora nta kibazo. naho ubundi ibiciro byo nabi. Hari raporo ngiye kubanza gutwara kwa boss ningaruka ndakwereka. Wewe ubucishamo amaso urebe inzoga ziba muri frigo zongeremo hano makesi hari zirimo zitari muri frigo zidakonje konjeshe. Nyine kontorwa hanagure neza hano hagomba kubasa neza. Ujye no muri jari dore ko nta mukiriya wabuze umuntu mwakira. Ibindi nimba gutanga raporo ndaza nkwereka uko bikorwa sibyo.
Okay. Nta kibazo merci. So rero ushatse wamubyumvaza. Ni wayirebyemo ibintu byose. Niyo nayirebye bose yari yarayeretse. Okay, nta kibazo. Ndumva yanakoze ibintu byose. Sinangwa kumenyereza rero yanagutembereza. Yarambwiye ngo uze unembereze rero. Oh, nzi ubwo yakuretse menu n'ibintu byose yabikwereka da. Wazamweretse iki? Anyway, ari igikobwa cyiza, usa neza, uteye neza, uzatuzanira abakiriya pe. Bitewe nuko mubona. Sure. Yeah. Merci sure. Noneho rero ubwo wajya mu kazi. Waba ugiye kureba nimba n'abakiriya bakubuze. Okay, nari. Ariko reka ndebe umugani. Usumanye tumaze Nazira bashije. Sawa. Sawa. Injira. Nziza. Ahangaha hari ibintu twaranguye. Ariko Debora kuki wivuna? Hari ikibazo se? No. Nashaka guha raporo Siko nawe ntimi ugakabya cyane. Bishyira. Ucyahagaze. Intebe yawe namuza hano. Intebe nta wundi muntu wayicaramo. Kaka. Ikizange zarwaye. Nyuma y'ibyo byose umaze gukoreramo hano muri ofisi ngaho umuseriveri mushyashya yaje yambaye muri ofisi yawe kandi nta wundi muntu ugimenyera. Ntawe urapfuye. Uriya namureba higeze. Ni nkaho nari mumurije rwose. Amasaha angahe muri ofisi? Urabona hari ahantu muhuriye. Ko nkuzi nta wundi muntu ujya upfa kumenyera ibiro byawe, ni gute wamwemereye kuza kwambara mu biro byawe? No. Njye ntabwo ukuntu ubu njyagerera ububeshya kandi mba mbikubona. Nzo kuwambwira ari njye nyine kandi ukaba utangiye kunsimbuza abantu bashyashya baje mu kazi. Ntabwo gusimbuza nari nsinziriye. Gusa umva nadutuye niyo narakora. Njyewe numva byanambabaje. Tugiye kujya tutanavuga. Kuko biragutenguza. Sinumva ko nababaye neza. Ariko nta kibazo. Nta kintu nakoze. Nta kibazo. Ibyawe biri. Nta wundi nyirabyo sibyo? Cyangwa sha nawe uvuye ku kazi. Kuri iki? Ngira ne. Abana y'ibyawe. Ndabizi nawe wenyine sibyo? Ishati irambangamiye kabisa. Ntabwo ubibona. Ugukoreyemo yose se? Vuba. Nanjye ariko irambangamiye pe. Umaze kuvuga byinshi biransaba. Nanjye irambangamiye byatuma. Njye ndumva irimo kunyweka pe. Sibyo? Okay. Sorry boss. Sorry yiki. Ariko nkuko ugira discipline. Umwanya uje direct ukora amakosa nkayo uraza ukinjira utakomanze kwa boss wawe. Iyo discipline wayikuye. Mumbabaje boss. No, pas possible. Mumbabaje nuko nanje kubabwira ko nzoga. Ugomba gukomanga. Wakumva nakubwiye ngo gute? Ugomba kujyanze wanamamagara. Ntabwo ugomba kwinjira utambwiye. Sibyo? Nukuri ntabwo bizongera. Urabona amakosa ukoze? Mumbabarire. Amakosa n'indi yakoze hagati yanjye nawe. Njyewe boss. Njyewe mbabarira. Uzanywe n'iki ubu? Narinje kubabwira ko inzoga zashize muri stock. Ubwo ibyo ni ibintu uza ugakubita urugi ukinjira gutyo gusa. Na message ntayibona. Sinari nabikubwiye ko usigaye uzana abantu badafite gahunda. Ngaho ndebera nk'uyu nguyu. Nanjye ntabwo byumvikana turabyigaho. Murakoze. Ndebera. Njye mba nkubwira. Muriya mukobwa udafite discipline winjira kubita inzugi. Ayo gukomanga icyaha cyose wawe. Njye ntabwo uzoshyizemo.
njye ntegetseho gusa numvaga nta bintu birenze nose ninde wakunjira mu biro adakomanze nawe uzarenkurira kabisa ko nta kosa ari iryanjye ugende wumva ibyo kari kuvuga ubura mu nteje uneje umwana ukigera mu kazi bwa mbere agiye kuzajya amenyera dore sempre biri sibyo ahubwo nata sibyo nsoke gusa nyine arambangamiye pe reba nk'ahantu twari tugeze katwiciye ntakundi isubira mu kazi umukurikirane maramba sawa Debora, mbongeye gato. Uryamana na boss? aga nakubwiye ngo kanyemo n'undi munsi ujya guta akazi kawe kahano kakureba ibibera hariya muri office cyangwa ahandi ahari hose ntabwo kureba ujye unyaho weretswe ushingiye ku kisundi mbaza wamfashe ndyamanye nawe wamfashe ndi mu biki ku buryo mbaza ngo njya mu nako Nta kibazo ufite? ikibazo cy'iki ubwo ndabona ari ugifite ikihe kibazo Icyo nkubajije. uri muri iperereza kakanya ukigera mu kazi utangiye kwinjira mu bintu byose ngaho ibyahe n'ibyahe bitakureba Nibyo. Muraryamana? umva nkubwire nuramuka n'umunsi n'umwe uhingukije iyo jambo mu kanwa kawe akajya n'undi muntu wo ku ruhande byumva bibera no muri kano kazi nta munsi uyu muhaye ukikarimo ngira ngo nabikubwiye bwa mbere cyagera jambo nakubwiye ngo ujye wita ku kazi kawe kakureba bibera ahandi ntabwo bikureba uranyumva neza mushyire umutwe wawe ugira nkwakuzi kabisa usugira vuba Sengira vuba. service yawe ndakunze yaza ni rimwe se Basukire. nta kibazo zara zawe zitaho Meze. usuka nk'umuntu umenyereye kabisa Yego. urabizi cyane akazi kamazemo igihe kinini Nkamaze iminsi. kamaze nk'iminsi okay kamaze numve ko izanyizwe byakushiza ahandi Enjoy. inzoga yawe n'umwihariko iraryoshye cyane rwose Murakoze. kandi serivisi zawe nazikunze Yego. Okay, reka ngende murakoze. none se uragiye Yego ndagiye ariko mwari ntawe ndacyahari. ntabwo kugenda gutyo bitwaye iki se wicaye utamikiye tukaganira Okay, nta kibazo. wumva se gusa ariko si ngombwa ikindi kirahure Nta kibazo. hari aho mwaheze Oya ntabwo. ikirahure kimwe cyo gitwaye se Ntacyo bitwaye. kandi buriya nakunze bitwara neza cyane ko urabona ko umwanya nkawe ufite discipline ntacyo yabisanga okay ubona ko warezwe se nibyo navugaga Murakoze. hano se ubona akazi kagenda neza Karagenda nta kibazo. karagenda cyane nubona mpuze ntugire ikibazo hari igihe mufite raporo nyinshi ndi gutanga muhembwa neza Mpembwa neza nta kibazo. bitwaye iki se uvuze ati izo nzara uzazikoreshe bundi bushya ku cyumweru gitaha hari ubwo ujya kugwa nabi Ntago byangwa nabi kuri murakoze. ntacyo uri gutekereza se we uvuga ati uyu muntu unyicajije
agamije iki? Nabyibaza ariko nanone kubikubaza ni ikindi kindi mba nagize isoni. Wagize isoni. Ngaho mbwira nimero yawe 078 16. Yego. Sebe bite bya. Byiza. Bako buri gihe uzajya waitinga time ibi ngibi wabizanye sanga. Wabizanye mu minota ingana. Abakiriya barategereje uraje uricaye. Wari umukiriya. Mukiriya excuse. Icyo ndi kuvugana n'uyu mukozi. Muyobewe ko hano igihe aricyo dukoreraho. Wabari buri gihe imbabazi. Ibyo bizavamo. Icyambere rero. Ibikoresho by'akazi ubyicaranye hano. Ko ningiye wabutumye yicara mwamubabarira nta kibazo. Ya, turabyumva ariko nabwo nivanze mu kazi ariko. Ndabyumva ariko nawe urabona ko ari ikibazo to. Ibyo gutwaraho nabyicaranye. Kwiganira. Kuki ataje kumbwira? Ntabwo bizongera. Bizageza he? Ariko uri kwitwara gute? Boss n'umukiriya yaratsabye ko nicara nkamuganiriza. Urabizi uburyo abakoze uburyo mungana. Ariko ntabwo mbyumva. Ntabwo bishimishije. Ntabwo mbyumva. N'amafaranga ukina mu mafaranga. Byawe ndabirambiwe guhera aka kanya. Tubarane tahe. Inuko nkora. Ariko abakozi mwadusuzuguye kweri. Nukuri kuvuga se ngo barasuzuguye. Wowe wifata ugahohotera abakozi, wanarangiza ukanabirukana. Ngo nje ujye kumbarira. Guhohotera. Aho urarenzaho nabi hohotera abakozi bagenzi bawe. Guhohotera hiki? Urayarenzaho. Igo. Ndakubwiye ngo zinga utwa uniform nzibone hariya. Njewe umwana w'umushambakazi nago bajya banyikana gutyo. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ingi yari time wawe. Uyu mwanya wawe. Nubwo atari wanjye. Yumvise neza cyangwa? Excuse boss. Nubwo atari wacu ari wawe. Uri kumva neza? Ndahava ariko nawe urahava naje. Urahava nawe. Yewe boss. Witwaje iki? Ariko uzi ko nta uzi neza ko mbitse amabanga yawe. Uburyo usambanya abakozi byose. Ndabizi 100%. Yewe. Excuse gatoya. N'umwana. Bimeze sibyo? Uyu mu boss ukuntu ameze anateye mu buzima busanzwe. Azana abakozi yamara kubona ubusa bwabo. Igikurikiraho ushaka kuvuga ko boss wawe afata abakozi akoresha ku ngufu. Yamaze kubona yuko afata gute umwana ku ngufu. Nakubeshye. Yendo sinye hari utahe amafaranga urageze yajya. Umwana w'umushambakazi nago bajya banyukana gutyo. Ndaruvamo kubera ko n'urwawe. Wameko ajya bavuze ko bikagape. Mbwira neza. Ibyo uvuga ni ukuri cyangwa nta kuri? Ni ukuri mbifite gihamya. Mfite amafoto, mfite video ari muri office. Ibi ntabwo birangiye hano. Nyakubahwa boss. Ibi ntabwo byarangiye hano. Ntabwo numva ukuntu mukozi afata abakozi akoresha ku ngufu. Subundi wowe ushinzwe ikisha. Ushaka kumenya icyo ushinzwe? Mbere yuko amafaranga nakakoze. Utatekereje. Imisi mujura ni 40. Kanze tujyoro. Uyu wawe 39. Faranga ndayafite ntacyo marasha. Yes alo? Genda ufata amafaranga hariya. Tahe. Yego. Amabwe kaka. Usabe hano. Muzane na ya convoy. Wiki? Convoy? Yego. Abasore batatu b'inkorokoro. Teka mutwe bwanyu narabumenyesha. Icyo ndi cyo. Sawa. Munyarutse. Mbaze tuvugane. Hamwe. Akanga kasho. Watanze muri biro tukavugana. Bavuze ko uri umukire ufite amafaranga. Reka tureye amafaranga na leta. Ikiribuze gutsinda ikintu.